Ubwo ntabwo ko babita ba kaboyi. Kimwe nuko hari n'abahungu bateretwa n'abahungu bagenzi babo. I never know what life could do to our heart. There is surrender. Kera hanjye nyiri umwana ubwo ni kera hanjye aho ngaho. Ubwo nyine wavutse ukuze. Abo ngabo nabize muziki. Kandi njyewe nta muziki nizi. Kuririmba nzi ni impano nifitemo, ntago nigeze mbyiga cyangwa ngo ngire umutrainer. Ndayurira. Iyo bibaye ngombwa. Ibyo bimeze gutyo nyine turabikora. Cyane cyane turabikora pe. Imana ijya kure mu muntu yamuremanye urukundo. Kakongeye tubasuhuza inshuti bakunzi ba Alyne Rwanda TV aho muri hino mu gihugu, amahoro y'Imana nabane namwe. Bari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'iburengera bwaryo by'umwihariko umujyi wa Kigali. Ndamwe n'umukobwa wambaye amaso ane, abiri asanga hamwe n'andi abiri yaguze. Muraho. Muraho neza. Makuru y'imezi. Makuru y'imezi ni meza. Ko witonze. Ntabwo nitonze. Njye nyine ndumva ntitonze ko ni bisanzwe. Kwitonda. Oya kumera gutya. Gutya meze. Urumva umeze gute? Ndumva meze neza nta kibazo. Ntabwo uteshye. Ndumva nishimye. Bitari cyane kandi bitari gake, mbese biringaniye. Okay, tuguhaye ikaze kuri Alyne Rwanda TV. Murakoze cyane. Ni umukobwa w'umunyempano uri buze kutubwira impano yifitemo cyangwa se yibitsemo, ariko kandi tutaramenya impano yibitsemo. Yambaye nk'abahungu. Uri umuhungu? Oya, kandi wabivuze ko ndi umukobwa. Ni wambaye nk'abahungu. Oya, ndi umukobwa nuko nyine niko nkunda kwambara. Hari abakobwa basiye bambara nk'abahungu, ugasanga afite umukobwa w'inshuti ye uyita umuhungu. Oya. Abo ntawo nzi. Wenda kwambara nk'abahungu birumvikana kandi bibaho. Ariko nanone biterwa n'icyo umuntu akunda n'ibyo abona bimubereye, cyangwa se bigaterwa n'aho agiye bikamutera kwambara uko nyine yambaye. Nose kwitwara ugasanga umukobwa ari kwitwara nk'umuhungu. Niko aba yaravutse. Harimo abari kubyikoraho. Ubwo nyine ababyikora bafite impamvu bibatera. Nibo bita? Nibo bita ngo iki? Ubwo ntabwo ko babita ba kaboyi. None se umusore witwara nk'abakobwa bamwita nde? Umusore witwara nk'abakobwa bamwita ipede. None umukobwa witwara nka ubwo ni akarezibiyene. Kandi ngo ni twinshi cyane, tumaze kuba twinshi. Byashoboka kuko njye nta n'uwo ndahura nawe, sinzi ngo babasaba ate nyine ngo nimpura nawe ndahita mbimenya. Ntabwo barakwataka wowe ngo usange umukobwa mugenzi wawe kubitereta? Ntabwo birambaho. Hari umukobwa wambwiye ngo ntabwo tugiteretwa n'abahungu, ngo abakobwa bagenzi bacu basibe batwiteretera. Kimwe nuko hari n'abahungu bateretwa n'abahungu bagenzi babo. Harabuzi? Ntabwo nzi ariko nzi ko bibaho. Kadutangire, wambwiye ko ufite impano. Ufite impano mu kubyina, mu kuririmba, mu gukina filime. Ufite iyihe mpano? Njyewe mfite impano yo kuririmba. Uri umuririmbi? Yego. Kadutangire twumve. Kora mu nganzo abantu bamanze bumve neza ijwi ryawe. I never know what life could do to our heart. There is surrender. I found the truth when I met you.
Now my heart is yours forever. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and ever let go. Without you I'll be lonely. Without you I'll be weak. I need you by my side for the rest of my life. Wow, ibyo bintu kuririmba ni ibiki? Nta na kimwe numvise. Ibintu ndi kuririmba n'ururimi rw'icyongereza. Yego. Ubwo nimbe muri hejwe. Naririmba. Ndamutse ndi kuri piano cyangwa kuri gitari. Wambwira mfatire hehe? Ntago nize muzike. Ariko ndumva naririmbiye muri mi. Muri mi. Nje numvaga uri muri si. Tuzamureho. Duhere muri si. Okay, nashaka. Agace gato cyane. I never know what life could do to a heart. There is surrender. I found the truth when I met you. Now my heart is yours forever. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and ever let go. Without you I'll be lonely. Without you I'll be weak. I need you by my side for the rest of my life. Oh my God. Umuntu witwa Peace Hoziyana. Uramuzi? Peace Hoziyana, ndamuzi. Mupfana iki? Nta kintu dupfana usibye ko nyine ari famiye yabo na famiye yacu ni inshuti cyane. Ko muririmba nka hari copy paste. Oya. Sindamwumva ari kuririmba cyane nyine ko mubona gutyo to. Niyo mubonye ari kuririmba mubona ari kubakinga kamvise. Ntago ndamwumva nyine ari kuririmba voko we ku giti cye. Ntabwo ugeze umubona mu marushanwa ya East Africa Got Talent. Oya, numva ko yagiye ariko sinigeze mbikurikirana nyine ngo ndebe uko yabyitwayeho. Yakoresheje iyo ndirimbo. Utari kureba isura ukabishyiramo hariya wakumva nta tandukaniro. Ntago nari mbizi pe. Watangiye kuririmba mu wuhe mwaka ryari waje kwisobanukirwa ko kuririmba wabibyaza umusaruro ugatangira kujya kuririmba mu ahantu hatandukanye? Nge natangiye kuririmba kera cyane nkiri umwana. Kera cyane nawe utari uwa kera? Uwa kera erega buri wese agira kera he. Kera hanjye nkiri umwana ubwo ni kera hanjye aho ngaho. Nundi abona uri umwana. Ndo umwana ariko nyine bitandukanye ndo umwana ariko bitandukanye nuko nari umwana mbere. Leta y'u Rwanda ntiyakwemerera gusezerana. Eko nago babivuze ko ndo umwana. Uri wa kera. Niba leta y'u Rwanda itakwemera kuba umugore. Nyine kera hanjye. Ngewe mfite kera hanjye. Nawe ukagira kera hawe. Kuri kumva ko kera hacu hatandukanye. Nkiri umwana hari kera hanjye. Kandi nawe ukiri umwana ni kera hawe. Ubwo rero kubera ko tutanangana niyo mpamvu na kera hacu ari butandukanye. Nge nta kera ndagiye. Ubwo nyine wavutse ukuze. Yego uti kera natangiye kuririmba kera cyane. Ubitangirira he? Mu rugo.
nabitangiriye mu rugo ko ngewe nakuze nyine nkunda kuririmba nkiri n'umwana nakumva indirimbo nyine nkumva ni nziza. Ntabwo wigeze urimba muri korali cyangwa se ngo ugire umuntu ugutraininga abe yakwigisha ati baririmba gutya, iyo ugiye kuririmba ubundi umucuranzi wa nyawe uramubwira ati fatira aha n'aha, ntabwo uri kuvuga ngo gucuranga numve, iyo umubwiye ni si ahita acurangira muri si, abazi yuko uri bumuhere muri si. Cyane cyane nyine abo ngabo nabize muziki kandi ngewe nta muziki nizi. Kuririmba nzi ni impano nifitemo, ntago nigeze mbyiga cyangwa ngo ngire umutrainer. Mbese nakuze mbyibonamo gutyo gusa. Umaze gukura ubyibonamo, watangiye kwinjira muri bande ryari noneho? Natangiye kwinjira muri bande muri 2020. Ejo bundi? Ejo bundi. Muri covid. Wari usoje kwiga? Oya. Ntabwo nari nsoje kwiga. N'ubu nturasoza? Oya, narasoje. Bizi biki? Nize electricity. Birasekeje se? Ubu uri amashanyarazi? Oya, ndayakora ariko ntabwo ndi. Nyine uri amapoto? Ndayurira. Iyo bibaye ngombwa. Tubyize? Mu byizere ko bibaye ngombwa nayurira. Oya, tubyizere ko inzu igize panic abura umuriro ushaka kwinjiramo mpaka umenya hano ikibazo kiri. Ibyo bimeze gutyo nyine turabikora. Cyane cyane turabikora pe. Weho nande? Njyewe niyubashye. Iyo umuntu yiyubashye yishyira mu bwinshi. Watubwiye amazina ni? Nitwa Ikuze Bitangaza Theodia Mutita. Ufite amazina menshi yose ari kuranga muntu? Oya, ntabwo yakwirwaho nawe urabyumva. Gusa nyine impamvu atakwiho si uko atajyaho, ahubwo ni hari ukuntu nyine bakora ibintu hamwe bakayasiga bakabyibeshya ibintu nk'ibyo. Mu rugo umwana wa kangahe? Ndi umwana wa 4. Umwana wa 4 mu bana? Mu bana 8. Bana 8. Theodia, waturimba akarimo k'icyongereza twinjire no ku Kanyarwanda sasa abantu batabyumva turaririmbire no mu Kinyarwanda. Kinyarwanda? Imana ijya kurema umuntu yamuremanye urukundo, imuha gukunda, imuha gukundwa, imuha gushima ndetse no gushimwa. Imana ijya kurema umuntu yamuremanye urukundo, imuha gukunda, imuha gukundwa, imuha gushimwa ndetse no gushima. Sinshidikanya ko dukundana kuko iyaduhanze niyo yabipanze. Imana yari ibizi ko uzaba uwanjye nkaba uwawe. Amapfa yatera amafaranga akabura, urukundo ngukunda rwo ntiruzashira. Mana turagusabye urugo rwacu ruzaba urugendwa, ruzavugwe mu mateka y'abakundana. Uranyumve Mana y'abakundana. Andi bumuntu avuze iki kuri wowe? Ndi umuntu nyine ni umuhanzi nkunda, ufite ijwi ryiza kandi ufite n'inganzo nzima.
ujya utekereza ko washyira hanze indirimbo yawe bwite ku giti cyawe? ndabitekereza. Kubera ko utarabikora? Mpamvu ntarabikora ubu ngubu sindi konsantra neza, hari ubushobozi nkibura, kandi usibye nyine hari ubushobozi nyine nkibura mu buryo bw'amafaranga, hari n'ubushobozi nkibura mu buryo bwo gutraininga ijwi ryanjye, kuko nyine uko mpagaze ubu ngubu mba numva bitari kuri level nifuza. Uramutse ubonye ubushobozi umuntu akagushyigikira, akakwemera indirimbo audio na video, ukabona nk'amafaranga, wumva kwinjira mu ruganda rwa muzika? Yego. Cyane rwose. Nta cyizere wifitiye? Icyizere ndacyifitiye, nuko nyine bitagaragara inyuma, ariko mu mutima wanjye icyizere ndacyifitiye. Kuko no kuba nicaye aha ngaha burya bisaba icyizere. Mperutse kubona akavideo kawe wagiye kuririmba i Huye. Uri wagiye kuririmba cyangwa wari wasohokeye i Butare? Ntabwo nari nasohotse gusa, nari nagiye kuririmba, ariko nyine mfiteyo na famiye, nagiye no kubasura. Kubera ko iyi mihanda abakobwa tutababona mu bantu bihiringa cyane kugira ngo ibyo bakora bitera imbere. Ejo bundi Brian ari Burayi, yagezeyo umuntu wari wamutumiye aramutenguha, arangije yigira inama yo kujya mu tubyiniro ashaka akazi. Aravuga ati uyu munsi kwa gatanu najya gucuranga, ncurangiye for free, ariko niba bambonye ejo bazampamagara bampa amafaranga. Kandi niko byagenze, yatahanye umufungo uhagije. Nukomeza kwicara umufungo kugira ngo ushore muri studio wumva uzabahe? Ntabwo nicaye. Nanjye mba nshaka ubushobozi, ntabwo nicaye pe. Kano kanya nyine hano ndicaye aha ngaha, ariko ntari aha ngaha ntabwo mba nicaye. Ntabwo nicaye, no mu mutwe ibitekerezo biri ahandi. Gusa n'aha ngaha birahari kuko nahaje. Icyerekezo cyawe n'inzozi zawe ni izihe? Inzozi zanjye ni izo kuzaba umuhanzi, nta muba, ibyo gukora ntabwo byabura. Ukamwe electricity? Ntabwo ibyo ngibyo mbishyira muri kariyeri yanjye. Kandi ari byo wize? Nyine nibyo nize, ariko sinteganya ko bizaba kariyeri yanjye pe. Ninde wagushoye mu bintu byo kurimba noneho kugira ngo bwa mbere wisange muri bande ari nayo twahuriyemo? Nge nabigizemo umuhate, ariko nyine hari umuntu wampamagaye, umuntu witwa Willy. Niwe wampamagaye nyine ansanga mu rugo, arambwira ati hano hari bande, se waza ukabukoramo ko n'ubundi hano mu rugo ntabwo uzamura impano yawe. Ndamubwira nta kibazo, ndagenda, ariko ndamubwira ati ndaza ariko kuri kondisiyo imwe. Njyayo nsanga nyine ni bande bakora mu bukwe, muri hoteli, mu tubari, ibintu nk'ibyo ngibyo. Njyewe ngezeyo narabasobanuriye, mbabwira ko bitakunda ko nzajya njya no guperforminga mu mahoteli no mu tubari. Mbabwira ko njyewe niba bajya bankenera mu bukwe nzajya njyayo, ariko aho handi tuhakuyemo. None se kwashize iyo kondisiyo mu nzira zikuganisha ku buhanzi ko bizagusaba kurimba mu tubyiniro, mu tubari n'ahandi? Oya, sinekereza ko ababaye abahanzi bose baciye muri izo nzira. Ndavuga ko kuririmba byanze bikunze bazagutumira mu bitaramo bitandukanye byo mu tubyiniro, mu tubari n'ahandi nk'aho ngaho mu mahoteli. Bashobora kuzantumira, ariko bitari ubu ngubu. Ntabwo natangirira mu tubyiniro no mu tubari no mu mahoteli. Wenda nshobora kujyayo muri hoteli nkagenda nka performinga ngataha, ariko nyine kugeza kuri iki gihe ntabwo ndagera kuri iyo level yo kujya guperforminga aho hantu. Bitewe n'impamvu z'ababyeyi n'impamvu zanjye, ndumva naragera kuri iyo level pe. Ni impamvu z'ababyeyi? Nanjye ku giti cyanjye. Ubu ufite impungenge yuko ababyeyi batazabikwemerera? Oya, ababyeyi ntabwo babyemera, ariko nanjye sinabyemera.
none ubwo urumva umugati uzaboneka gute? Ohe mugati ntago bawushakira aho gusa. None se abahanzi bose babatumira mu tubari? Ahubwo nta muhanzi utarimo mu tubari. Kereka nujya muri gospel n'aba gospel basiye bajyamo. Nta kibazo ariko nyine biterwa n'ubushake bw'umuntu. Ayo uburiye mu kabari wayabonera n'ahandi. Yego ariko bitavuze ko bagukeneye utajyayo. Kujyayo wajya ariko nyine ngiye ku giti cyanjye ndumva naragira igihe cyo kujyayo. Hari umuhanzi nzi yari afite umuntu umufasha ariko afite kondisiyo kutajya kuririmba kwa gatandatu kwa Karumudivi. Kandi kwa gatandatu nibwo haboneka ibitaramo byinshi byo kuririmba. Kandi umuntu akumushoramwe amafaranga. Kwa gatanu nimugoroba. No kwa gatanu nimugoroba. Nkambwira uzakomeza gushaka kuri uwo muntu amafaranga kandi ubona ko nta nzira yo kunguka arimo. Ushobora kuyamushoraho mukajya muyashakira ahandi. Birashoboka cyane rwose. Ariko nanone biterwa n'amafaranga umuntu yifuza. Hari uwashaka amafaranga ku rwego ruri hejuru ku buryo yumva yashaka hasi hejuru. Nose ko ufite kirazira nyinshi. Oya ntago ari kirazira. Ni indangagaciro. Oya ni icyitonderwa. Iyo ntago ari kirazira ahubwo ari icyitonderwa. Umukunzi waramutse akubujije kujya mu bya muzika uyu munsi wa none wabigenza gute? Keretse ari bumpa kandi kazi. Bazakaguha. Urakoze cyane. Keretse ari bumpa kandi kazi nibwo nabyemera nyine akanya kate akazi ngaka karaguhemba ya naya ariko bya muzika ubireke. Kuko ngiye simbikora kuko nshaka gukora ku kazi konyine. Ahubwo mbikora kuko mbikunze kuko ari n'impano yanjye. Muzika rero kwiba mutayikunda byaruta ukayivamo nge niyo nama nakugira kuko birasaba kugira ngo uyikore ari ikintu ukunze bizagusaba kubura cyangwa kubwirirwa bizagusaba gukora cyane ukarukananirwa rimwe na rimwe nta n'umusaruro bihite biguhereza. Urumva iyo mibabaro uzayihanganira? Ngiye muzika ndayikunda cyane pe. Kandi umukunzi wawe ashaka kukubwira ngo bivemo ukabivamo. Oya ngiye nakubwiye ngo keretse ari bumpa kandi kazi. Ariko nabwo sinekereza ko nagera muri ako kazi ngo ngakore konyine. Najya nkanyuzamo to. Uyu munsi wa none dufite abanyamuziki banyuze mu ishuri rya muzika babyize. Dufite n'ababirimo kubera urukundo kubera umugati kuye kwababwira ngo babivemo ntabe banakwemera kubivamo. Mu gihe wowe umuntu umwe wenyine umunsi umwe uhagije kugira ngo abamaze kugukura muri muzika. Cyane rwose. Rego ubona ruti ibintu. Bagushakira usurubeti rero. Wigere mu mashanyarazi. Naho kuririmba wakugura kitari yabahombye. Baya ntago yabahombye. Ikintu gikomeye umaze gukura muri urugana rwa muzika kuva watangira kuririmba mu ufatanyije n'ira band. Cyo kintu gikomeye maze gukuramo nubwo nyine kidakomeye cyane kuko sindagera kuri level nifuza. Ubu nyine naratinyutse nshobora guhagarara imbere y'abantu na performinga nta kibazo mbareba bose nkabanyuzamo amaso nta kibazo nkabatambukamo hagati byose nyine ibikenewe byose nkabikora nta kibazo. Ikindi maze gukuramo ni imibanire na societe zose. Abarakazwa n'ubusa n'abatarakara, abanywa n'abatanywa, abakristo n'abatari abakristo nyine ibintu nk'ibyo. Ikindi maze gukuramo nyine mbere najyaga ndirimba nyine ko akunda uririmbira mu rugo muri douche muri salo uri wanyu wenyine ariko ubu ngubu nyine ndagenda ahantu hari instrument tukaririmba tugakora nkamenya nyine kujyana nabo neza simbavangire kandi nabo ntibamvangire mbese urumva maze kubisobanukirwa kuruta uko byari bimeze mbere. Ikintu cyakugoye wagitangira aka kazi? Ndumva nta cyangoye pe kuko ibyari kungora nabisezereye ntaragatangira. Nta kintu cyangoye. Warabisezereye. Iyo uri kuri stage hariya uririmba mu bukwa harimo abantu benshi bakureba cyangwa muri ibyo biro kuririmbamo ntajya urava kuri stage ukabona nk'umugabo arakwiyongoje ati akanimero ubundi dupange tuzahure? Nimero turazitanga cyane
birumvikana nyine ku muntu w'umukobwa kandi ntekereza ko ntekereza ko ni buri wese se buri wese ubukene abakobwa bose bagize ngo barakenewe ntabwo kimwe ntabwo byizi ariko nyine iyo nimero turazitanga Sano turi abasore 5 n'abapapa 2 ariko ni umuntu umwe waguhaye ke bivuze ngo abandi bose dushaka gutaha nta muntu kwatse gusabye nimero cyane nkubashije hari igihe wari wajya kuririmba ahantu wahavuka nko mu papa arakwiyongoje tubona irari ryasumbye jose ibyo ngibyo bibaho cyane ariko nyine icyo umukorera ni ukutamuha umwanya nimero urazimuha ukamwima umwanya management nyine y'ibyo iyo fame umaze kukabona gutyo wenda nimwe na rimwe ari nibwo azakakwemera n'amafaranga arenze aho waririmbiye ku munsi umwe kandi umaze n'icyumweru cyose ukora practice management y'icyo kintu yego ko mana yanjye ashobora guha ayo mafaranga y'umunsi umwe bikaba birangiriye aho ngaho cyagukenewe yamara kukibona y'amafaranga se wakongera kuyabona kandi ubuzima bwawe bwangiritse yariye nawe wari uba wariye iki se amafaranga biterwa nyine no kutanyurwa kw'abantu ariko iyo unyurwa ibyo ngibyo ntago byakagombye kugutera umwanya ubona ntabwo ababyeyi bawe bafite yuko uzahorana na bene abo bantu ukaba byakonona nk'umuntu w'umubyeyi wese ubwoba ntabwo bwabura twikomereze n'akarimbo ka kinyarwanda turagaruka mu mwanya k'akanyarwanda kinyarwanda za kinyarwanda mbese za gakondo za kinyarwanda nyine numva ko ari indirimbo y'ikinyarwanda za gakondo kundugukunda mutima wawe umuhe wose ukungana umenye kwagukunda umurinde kubabara kundugukunda ushobora kuba ufite urukundo rwako kuba twajyana ntabwo ari indirimbo itarimo urukundo nta muntu utagira urukundo ahubwo ikintu kibaho nuko dukunda abantu batandukanye rero nanjye urukundo ndarufite umukunzi wawe mubwiye kuri mu kiganiro nabimubwiye akubwira ngo iki nta kibazo nyine ese ku myaka yabona ko kuri mu gihe cyo kuba wagira boyfriend yego ko mana cyane rwose ubwo umuntu asigaye agira boyfriend afite imyaka 9 boyfriend bivuze iki boyfriend ni inshuti yawe y'umuhungu mbese navuga ko ari sheri wawe musangira buri kimwe ntabwo mwasangira buri kimwe none si yo mudaturanye murasurana murasurana byashoboka ngo tumaze gutora umuco w'abazungu ngo ubona kugira boyfriend mukamera nk'aho mubanye byose mukavana bibaho ku bantu bari civilize cyane ibyo twita ko nyine bari civilize ariko nyine ku rwego rwo hejuru gute nyine kuba wagira boyfriend mugahita mwibanira mukazakora mariage nyuma cyangwa se niyo mutaba mu nzu imwe mukaba mubanye nk'umugore n'umugabo nubwo mutataha hamwe natwe niko twibaniye birahari cyane nawe niko wibereye njyewe njye siko mbayeho nuko nyine ibyo uvuze numvaga ko bibaho kandi sinari kubihakana ko bibaho cyane ku bantu bamwe na bamwe ntabwo biragera mu bantu benshi burya ntabwo biragera mu bantu benshi tukiri ku mpano yawe wibitsemo nyuma kurimba biramutse byanze no mu mashanyarazi bikanga ikindi wakora ni iki ikindi nakora nkunda ibintu bya fashion cyane